Ingabire Pascaline wamamaye nka Samantha ni umwe mu babyeyi bashize itafari rinini kuri sinema nyarwanda, haba mu zo yakinnye cyangwa izo yayoboye ndetse n'izo yakoze ku giti cye. Kubyarira mu rugo bakunze kuvuga iyo umukobwa yabyaye atabana n'umugabo babyaranye cyangwa n'ubundi buzima bushaririye umwana w'umukobwa ashobora kunyuramo, Samantha yemeza ko atari byo bikwiye gutuma ahinduka uwo atari we cyangwa ngo yibagirwe inzozi ze yahoranye. Ko byarangiye nabyaye ukamenya ko ahubwo hari izindi nshingano ufashe, hari undi ubaye we, ukamenya uburyo ubimanaginga, ukamenya uburyo ugomba kwita ku mwana wawe nawe kandi ukiyitaho. Amateka y'agahinda yo kumara gushyingirwa mu rugo ugezemo, umwana mushya wibarutse akitaba Imana nyuma y'umunsi umwe gusa avutse, aya yose Samantha yayanyuzemo. Yagaragaje gukomera mu bibazo mu buryo bushoborwa na bake, nk'uko yagize ati kugera kure siko gupfa. Mu gihe Imana itije ubuzima nyirabwo, nubwo yahura n'imiyaga myinshi, ariko umukororombya uramurika akava mu icuraburindi. Ntagahora gahanze, mu buzima duhura n'ibibi n'ibyiza, ibyo byo ni ihame. Ariko ibibi bigasaba gukomera n'Imana igashoboza nyirabyo kubinyuramo neza. Mu gihe nawe uri mu bihe bibi, wibuke ko ntagahora gahanze. Munyemerere tugaruke ku mateka yaranze ubukumi bwa Samantha, akabyara akiri muto kugeza yubatse urugo rwiza rwabaye icyitegererezo ku batari bake. Ndizera ntashidikanya ko ugiye kureba aho handitse subscribe, ugakora igikorwa utazicuza cyo kuhakanda kugira ujye uba uwa mbere mu babona ibiganiro binyura hano. Urakoze ubwo ubikoze. Amazina ye bwite ni Ingabire Pascaline wamamaye nka Samantha. Yavutse ku wa 17 Mata mu mwaka w'1995, avuka ari uwa kabiri mu muryango w'abana 9, ubu akaba afite imyaka 30. Yavukiye i Kigali ahazwi nk'i Kanombe, akurira i Gikondo. Amashuri abanza yayize i Gikondo aho bari batuye, nyuma ajya mu mashuri yisumbuye, icyiciro rusange akiga i Butare muri St Jean Bosco, maze umwaka wa 4 wigira muri AP Rugunga, umwaka wa 5 n'umwaka wa 6 abisoreza mu ishami ry'imibare, icungamari n'ubumenyi bw'isi MEG, Mathematics, Economics and Geography muri ASPECA Kayenzi i Kamonyi mu mwaka wa 2014. Nyuma y'igihe atangiye gukora nk'umukinnyi muri sinema nyarwanda, yaje kwiga kaminuza ayirangiza mu gihe yari yarubatse umuryango, aho yasoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Werurwe mu mwaka wa 2021 muri kaminuza yigenga ya Kigali ELK, asoreza mu ishami ry'ibaruramari Finance. Mu buzima butari bworoshye na gato bwo kubyara imfura ye y'umukobwa akirangiza segonderi, bwamukanguriye gukura mu mutwe akiri muto. Kuva mu buto bwe yakundaga gukina filime, ariko ababyeyi be baramubuza ngo bitazabangamira amasomo ye, maze mu mwaka w'2014 arangije segonderi ajya muri sinema mu mwaka w'2015, ari nabwo yabyayemo imfura ye akibana n'ababyeyi mu gihe yari afite imyaka 20. Nk'uko mu buzima hari n'ibiza ngo bidukomeze, ibi yanyuzemo byamushoboje gukura kandi yiyemeza kwita ku mwana we ndetse nawe akiyitaho agakomeza n'inzozi ze. Nubwo bitari byoroshye, yakomeje gukina filime zitandukanye nk'izirimo Igikomere yahereyeho akina Samantha yanamwitiriwe, Nyirabayazana, Teta nayo yamwitiriwe ndetse n'izindi. Urugendo rwo kwinjira bwa mbere muri sinema rwatangiye ubwo bamurangiye ahantu bari bukore casting ya filime Igikomere, ajyayo maze ntibamuhitamo, yibwira ko azajya mu zindi casting akareba aho azatsinda. Uwagombaga gukina mu mwanya yakinnyemo muri filime Igikomere yarabagoye ndetse ntiyubahirize n'amasaha, babona bibangamye maze bahamagara Ingabire Pascaline ahakina atyo. Yakomeje kwitabira casting zitandukanye agatsinda, agakina muri filime nyinshi atyo. Mu gihe babaga bari gukina agatanga ibitekerezo by'uko abona umuntu yakina aho hantu, bamubonamo impano yo kuyobora filime, aza guhabwa akazi ko kuba assistant director, nabyo abikora neza cyane. Ikindi kandi utari uzi kuri Ingabire Pascaline ni uko yigeze gukora umwuga w'itangazamakuru kuri RBA, aho yakoraga ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Mu kiganiro hamwe na Chita Magic muri Nyakanga mu mwaka wa 2019, Ingabire Pascaline yavuze ko ikintu cyose ashatse akigeraho nubwo biba bigoye ariko bikaba. Kubera kumenyekana muri filime, yahawe amahirwe yo gukora mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Kubwo atari yarize ubuhinzi n'ubworozi, yiyemeza kwihugura kuri iyo ngingo maze ajya gukora ikiganiro ameze neza mu mitegurire. Mu buzima bw'urukundo, Ingabire Pascaline yamenyanye n'umusore Kamanzi Felix muri Gashyantare mu mwaka wa 2018,
bahujwe n'akazi gafite aho gahuriye na sinema. Kamanzi Felix ni umwanditsi ukomeye wa filime n'ikinamico, aho yanditse anatunganya ikinamico Isano, akaba ari nawe wa mbere wakoze filime z'ubumwe n'ubwiyunge. Iyo atari kwandika izo nkuru aba ari mu yindi mirimo mu mahanga. Mu kumenyana bahujwe n'akazi, baje gukundana maze barushinga kuwa 29 Ukuboza mu mwaka wa 2019, babana Samantha afite imfura ye y'imyaka 4. Mu rugo yaguye inzozi ze, ava mu gukina filime, aba n'umuyobozi wazo abifashijwemo n'umugabo we wamuhaga ubushobozi, maze asohora filime y'uruhererekane yitwa Inzozi, yanyuraga kuri Mascom TV yashinze muri Kamena mu mwaka wa 2020. Inzozi yakunzwe n'abatari bake kubwo yigishaga cyane cyane ingo zinyura mu bibazo bitoroshye. Inzozi yakinwemo Ingabire Pascaline yitwa Mukaneza, Kamanzi Didier akina ari Higiro, Tajino, Madederi n'abandi benshi. Mu ruvangitirane rw'ubuzima bubamo ibibi n'ibyiza, nyuma y'aho filime Inzozi ikunzwe, yagize ibyago byo kubura umwana we witabye Imana maze umunsi umwe n'amasaha 14 gusa avutse ku wa 17 Mata mu mwaka wa 2021, ubwo yavukaga avukiye ku mezi 7. Ibi bihe bitoroshye Imana yamushoboje kubinyuramo. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Instagram, yavuze ko ashima Imana yamutije umwana we umunsi n'amasaha kuko hari n'abatabasha kubibona, anayisaba imbaraga zo kubyakira kuko yemera adashidikanya ko iyo ikintu kikubayeho Imana iba yabonye ko ari wowe yagishoboza. Nyuma y'imiyaga hari ubwo haza umukororombya, umucyo ugataha ku isi. Ku wa 23 Nzeri mu mwaka wa 2022, Ingabire Pascaline yibarutse umwana w'umukobwa we hamwe n'umugabo we nyuma y'umwaka umwe babuze imfura ya bombi, maze ku wa 9 Kanama mu mwaka wa 2024 yibaruka umwana w'umuhungu. Nyuma y'Inzozi, Ingabire Pascaline yasohoye n'izindi filime nka The Pact, Igihango, Selfish, 30 Days zinyura kuri Mascom TV. Nta gushidikanya ko Samantha ari urugero rwiza rw'umukobwa utaraheranwe n'ibibazo yanyuzemo, ahubwo yirwanaho kugeza ageze ku byishimo yifuzaga, kuko Ingabire Pascaline ahamya ko nta muntu n'umwe wakwishimira intsinzi yawe kurusha wowe ubwawe. Inshuti n'imiryango bakishima, ariko cyane cyane ni wowe wishima cyane. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku mateka y'icyamamare Ingabire Pascaline, utibagiwe no gukora subscribe no kubisangiza abandi niba wabikunze. Urakoze ubwo ubikoze.